Wow, Janine. Ako se shaka. Sikumeze nk'umunyamerika mwana. Ni bisanzwe. Hano iwanjye ni karibu. Urabizi n'ubusanzwe urahagenda. Ariko n'ubu utahansanga. Nta kibazo rwose ni karibu. Ariko ndabona umeze neza. Nangwa nawe. Nta kibazo none se amakuru y'ikimwero. Amakuru yanjye ni kwa kundi bisanzwe. Nta kintu na kimwe kijya gihinduka. Nta gihinduka. Nta kigabanuka. Nta kiyongera. Mbese bihora kwa kundi. Twe twari cyagabanutseho. Umva. Umuntu ntabwo agomba guhinduka. Uko nabibonye ntahinduka. Ntabwo azahinduka. Kuko twarahuye turaganira ariko ntabyo guhinduka afite. Ntabyo pe. Waragerageje usanga wumva byaranze no gushakira ahandi ahubwo. Nzi kwa kumwe nari ntabwo ntajye urabizi ko nanjye ngerageza ariko byaranze. Aho yese bimeze ntabyo guhinduka ushatse washakira ahandi wowe nta bindi kuko naragerageje gushoboka kose ariko yarananiye. Bivuge ngo ibyo anyigiraho namwe b'inshuti ze ibyo abigiraho cyane rwose. Rero ndabona amasaha mfashe nagira ngo iyo raporo reka ngende ubwo nyine tuzasubira reka dukomeze tugerageze turebe igishoboka. Ariko urumva mubwire kamanzi igira hino mbere yo kugenda buriya rero kamanzi mubwire ko ushoboye kose ubundi muri iyi minsi ubundi umugore wananiranye akananira umugabo akananira urugo rwashaka urusenya abimureba gusa ngewe muzambere abahamwe turahari pe kango umuherekeza. Umva ko wegereje none umuriro noneho ntubucika ugende wiyeruka ugende wibereho umva urahumura Sheri mbe uno mubwire ndagushaka Ndumvire yego Sheri wayikize Sheri uno mubwire ariko mubwire ndakwaza ngo wayiki muzumvire bagiye kubicyura nyine ndagira ngo mfashe guteka numva ngo uri nyiki ni ukuri mubashe guteka kagira inkuru shingire ukata igitunguru ateguye ikize mupigire buriya ngenzi gupiga mbese nubwo buryo ujya untekera kenshi ugira ngo ntabwo nzi guteka mbwira icyo ushaka bitumosora rero umva nshaka ko ngenda gukosora ubundi mugaburire ubundi mbese ugire ngo ahari niba Sheri reka nibagiwe icyuma reka nze gatoya fraje yongera kuva bamuka mukosora yego ariko iki cyumba numva nukuri mudasanzwe ngo ni shyashya ntibyagaragara by'uyu munsi ndabizi yagize umuntu avana ubundi akingura amadirishya babitubwira twumva umuntu akagira vuba aho ubundi n'intuzi ibintu akakupa ntawamenya ibigaze by'uyu munsi shwi ubu byatwika umuntu erega umuntu atabimenyeye Biju Abe bite Sheri sawa wiri ute shawa mbara ukanzanira amazi usigara tunarindimo waretse nagukoreraje ngo yanshaka amazi niyo ari bumara inyota ndumva inyota ukwishyuye kanzanye kuza imereye nabi pe ihute neza kandi atari kumereye nabi inyota ari nyinshi cyane ndabibona
biteze sawa meze neza yego meze neza nta kibazo okay kwiye cyuma nari ngiye guhiramo we abantu bacuruza gaze nabo bakwiriye kwisubira ubu niturebana tuzashya ubundi bajye bigisha abaturage uburyo wumvise bihumeka bigira gute uhita ukupa kanesohokere nari ndangiye neza amari shiri yanyingiranye shiri wachi shiri mana we undi uyu mugore nasize mu cyumba arankingirana urabizi neza ko ababyeyi badusize tukiri abana tukiri batoya ubwo nkagusigarana ukiri mutoya nkakurira amashuri ukiga universite ukaba urangije none rero ikigezweho nuko nawe wakubaka ukagira urugo none sibyo oya Jana urabizi abagabo b'iki gihe mwidanje rwose oya Biju ngomba kugushakira umugabo mwiza uzi kubaka uzi urukundo icyo ari cyo rwose njye simbyumva kuko abagabo b'iki gihe nawe urabizi ukuntu baba barananiranye oya nzagushakira umugabo mwiza uzagukunda akagutetesha kandi uzajya kubaka ahubwo se reka nkubwire urabona ntugeze kujyana hari umugabo witwa Ngarama ego kumanika kiriya gisaza cy'imvi zirenga no mu bwanwa hose kiriya gisaza ngiye najya kubana nacyo uriya ntabwo ari umusaza uriya ni umusaza afite n'umugore urajya mu baraza nyinshi uriya ni ushoboye kubaka umva nkubwire umva mbabarira uriya musaza hano hanze hari abasore beza bafite amafaranga ushaka kuzajya uri gukurukanira bwa busore bwabo bw'azansiresore zamariye amapaniro zambaye ubusa ndetse kugira ngo njye gushaka kiriya gisaza cy'imvi urajya ngo bariya ntabwo bajya bubaka dore kandi iyo nkugishije inama ntabwo unyumva dore muri iyi minsi ntabwo ujya wumva buri munsi ngo umugabo yishe umugore cyangwa umugore yishe umugabo nanjye se uragira ngo mva noneho niba icyo gisugusugu kimbujije mbwira noneho mfata ifuni cyangwa nzajya kugura rwa runyundo rwa kinubi ubundi nzahenga sinziye mukubita ubwonko mbujanjagura none se uwo muti w'icyo gisupusupu niwe ubonye uzaguhesha amahoro muri iyi si ya rurema ariko Ngara barakorose koko ndetse wanduza uyu uraroze Ngara none se n'ibyambere nturabikira none se nkora iki ese nuzi ko bavuga ko nyine ubabyara ari umwe ushobora kugenda ugasanga noneho icyo gisupusupu cyo gifite amatoni y'ingara hagarara abagore bose ntabwo ari bamwe ugiye kuvuga kuba nk'ababana bamwe abagore bose ni bamwe wabutukanye abagore bose ntabwo ari bamwe hari abagore beza hari n'abagore basoze nyine bibishoshwe ibintu byo kujya hariya narabipanze utagira ikibazo na kimwe kandi bizatungana kandi uzanabyishimira pe oya rwose uriya musaza wowe mbese urumva njye nakujyana ahantu habi rega umenya ko ubuzima butoroshye kuri iki gihe ntabwo ubuzima bworoshye nta kibazo wari uzahagirira uriya mugabo ni umukiriya afite amafaranga buri kintu cyose aragifite ibyo umugore we afite byibagirwa wibitekerezaho narabipanze narabiteguye neza kandi bizagenda neza sibyo sheri nyine nta kundi nabigenza nzi kuri mukuru wanjye nyine nta kundi nzajya kubayo kandi nta kibazo uzagira uzanishima na nyuma uzanshimira sheri sibyo nabigenza nyine nta kundi urishimye se basi mo gakeya bizaza sha ntabwo bishoboka kigore cyene wabo kiza kimbeshere ngo nagifashe ku ngufu ntabwo byaba
kinzane gihite gihambira kimbira ahangaha